Yes reka nongere mfate uyu mwanya ngo suze kandi ngwifuza gukomeza kugubwa neza uri mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Wowe wafashe umwanya wawe ukakurikira Teta TV muri aka kanya, ndagusuje cyane kandi nkubwira gukomera we bitameze neza mu buzima ubaho, ndakubwira kwihangana biri mu bituma ibintu byose bimera neza. Ese mumeze mute uyu munsi rero kuri Teta TV? Nkuko maje kwimenya no mutipe wanyu rero ndobo kabisa aka kanya rero nkuko mubizi Teta TV tugenda tubageza amakuru menshi agiye atandukanye, yaba amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ishowbiz, amakuru yari yose ndetse amafilme n'amakomedi byose ni hano kuri Teta TV. Icyo nkubwira wowe ukigero bwa mbere kabisa tukibana kuroza ruze kujya kujya natwe mu biganiro ndetse n'amakuru tugutegurira ya buri munsi. Aka kanya rero ngufite amakuru ya showbiz. Imwe mu nkuru tugiye kugarukaho nicyo Knowless yasubije uwamusabye ibihumbi 100 ndetse n'abamubotse myaka yeza 2 gutyo ni 9 ndetse baje gutandukana ni muri 2011 ya rero Knowless rero kabisa kaba yaragize gutya akandika kuri Instagram ye akavuga ati ask me any questions, mbaza buri kibazo. Ni ibyo yakoze ubwo rero ku rukuta rwa Instagram akurikirwa n'abantu basaga 556 ara kuri Instagram ye rero yabonye comment zisaga 660, hanyuma like ni 15,000 n'abantu 58. Umuhanzikazi nyarwanda ukunzwe na benshi Butera Knowless yasubije amubaje niba yakwemera gukora indirimbo n'umuhanzi nyarwanda Safi bahoze bakundana ko yabyemera. Hanga rero abinyushije ku rukuta rwa Instagram uko maje wikubwira Butera Knowless yashyizeho ifoto maze asaba mukurikira kumubaza ibibazo nawe akabasubiza. Uyu muhanzikazi yagiye abazwa ibibazo bigiye bitandukanye, bimwe akabisubiza ibindi nabisubize. Uwitwa Sebagenzi Jean yabajije uyu muhanzi niba yamuha ibihumbi 100 ngo kuko abikeneye. Undi aramusubiza ati undi Knowless yamusubije amubwira ko bitashoboka. Sebagenzi Jean yagize ati ko nyene ibihumbi 100 Phil Ben1 yamubajije ati kosa wakoze mu buzima bwawe utazigera wibagirwa. Undi yamusubije ati nukwizera abantu. Witwa Jailo 371 yabajije Knowless ko niba yakwemera gukora indirimbo na Safi Madiba mukunzi we wa kera bakanyujeho cyane mu rukundo, ndetse ko niba yabyemera bazayikore kuko yakundwa cyane. Knowless mu kumusubiza yagize ati nta kibazo rwose, bigaragara ko yavuga ati nta kibazo kuba nakora indirimbo na Safi Madiba. Knowless kandi nkuko mubizi Knowless na Safi bakanyujeho cyane mu rukundo baza gutandukana mu mpera za 2011, ari nabwo Knowless yaje guhurana Ishimwe Clement hariya cyane kabisa baje kubana, ubu bakaba bafitanye n'abana basaga 2 bose. Knowless rero ngira ngo murabizi ubwo yatandukana na Safi mu gihe urukundo rwabo rwari rushyushye cyane kabisa ko mu mezi 2011 cyane kabisa harani ubwo Knowless na Safi babyivuyemo cyane kabisa, ari nabwo bagendaga bahurira mu makorabo menshi, umwe agasohora indirimbo undi akazasohora indi amusubirizamo. Abantu benshi bagiye bumva izo ndirimbo ntibumve icyo bashatse kuvuga. ngo mu ndirimbo nakubwira nimwe mu ndirimbo bayahuriyemo abastar yari yakozwe na Zuzual Panchino, aho Knowless yumvikanye aririmba ngo nudatura icyana mu magongo ngo birarangira bakikujyanya. aho ririmbaga kimwe mu gitero yaririmbye mu gihe nanone Safi Madiba nawe yaririmbaga cyane akunda gusubiza Knowless. Ubwo mu ndirimbo zagiye zigiye zitandukanye bagiye basohora, Knowless agasohora indirimbo asa nkaho arimo arabwira Safi nawe
akahita asubiza Knowless. Ubwo rero Knowless yagikomeje agenda abazwa ibibazo byinshi bigiye bitandukanye hariya ku rukuta rwa Instagram. Ubindi yabajijwe icyo akunda kuryaho, yavuze ko ari imyumbati no mu gihe ngo kandi ngo akunda ibara ry'umweru. Knowless rero cyane kabisa, niba rero nkuko yabavuye ati ibibazo mumbaza ndabisubiza, niba koko azahita nabisubiza kuko akabishyira mu bikorwa ntago tubizi. Ubwo rero nicyo twitaza kureba niba koko Knowless azahita koko akora indirimbo na Safi Madiba. Ese byagaragara bite, yakorwa nande? Ese Kerema we byinshi nyine tu gusa ni byo byitezwe kureba niba koko Knowless ye koko nkuko yabwiye uyu wamubajije koko niba indirimbo yahita yikora. Iyi ni nkuru yo kubwe nuko Symphony mu myenda ya Sword Game ndetse n'abamotari basaga 1000 batunganye mu gitaramo cy'amateka cya Bruce Melody cyabera kuri Kigali Arena. Mu gitaramo cy'amateka cyo kwizihiza imyaka 10 y'umuhanzi Bruce Melody amaze mu muziki w'u Rwanda, cyitabiriwe n'abantu benshi barimo abamotari batunganye mu myambaro yabo y'akazi ya Airtel mu buryo bwa Ali, mu buryo bwo kwamamaza cyane hari cyari igitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 y'umuhanzi Bruce Melody nk'uko maje kubwira, aho amaze imyaka isaga 10. Igitaramo cyiswe 10 Years of Bruce Melody kikaba cyaritabiriwe n'umubare mwinshi w'abamotari, aho uyu muhanzi yari yatanze amatiki 1000 kuri bo. Iki gitaramo cyabereye muri Kigali Arena, aho cyitabiriwe n'abantu benshi cyane kabisa. Inganzo ngari niyo yabanje ku rubyiniro isusurutsa abantu, yakurikiwe na Papa Cyange waririmbye indirimbo ze zikunzwe zirimo Gontsutsu n'izindi. Uyu muhanzi akaba yarukurikiwe n'uwitwa Aline Sano, hahise hakurikiraho umuhanzi witwa Neo Bosco kabisa, wakirijwe amashyi menshi cyane kabisa y'urufaya yamaze hafi minota 5. Yahereye ku ndirimbo ye Ubigenza ute, abafana bamufashije kuyiririmba cyane hariya. Neo Bosco rero yahise akurikiza yitwa Peer Pressure, yatumye abari bahari bose bajya ibicu. Yasoreje ku ndirimbo ye yitwa Seka. Neo Bosco rero mu gukubita indirimbo yitwa Peer Pressure, ndetse icyo cyatumye ko Neo Bosco ari muri cyo yazarama y'umuhanzi wakoze amateka, kuko ni we muntu wabashije guhagurutsa abafana kurusha abandi bahanzi bose baperforminze kuri uriya mugoroba. Hari kandi hari abakunzi ba hip hop nabo cyane kabisa babonye uwo bita Bulldog yinjira ku gitero cyo mu ndirimbo yitwa Kamwe yahuriyemo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Indirimbo yashowe n'uwitwa Dekati n'andi Dekati kabisa kuri Instagram. Asoje yise yabwira abari baraho ko bagiye kuririmba indirimbo yitwa Old School iri kuri album nshya ya Chemotherapy. Yahise akurikizaho nk'umusaza yishimiwe na benshi, akurikizaho Cinema asoreza ku ndirimbo yakoranye na Betray, aho yahise amutumira ku rubyiniro. Yakurikiyewe na Michael Kayihura wasusurije abantu mu ndirimbo ze zitandukanye zirimo Tuza, yakiriwe neza n'abiganjemo igitsina gore cyane. Umuhanzi Christopher ukundwa cyane mu ndirimbo z'urukundo niwe wakurikiyeho yahagurikije abantu benshi cyane kabisa. Kurikizaho iyi minsi iyo yamaje gusohora muri minsi ikunzwe cyane yitwa Mikasa, yatumye n'abari bicaye bahaguruka cyane kabisa. Emusino wari umushyushya rugamba yatumiye Nkuza Ruta ku rubyiniro ashyushya abantu mbere y'uko
imyambaro na mask byamenyekanye muri filime yitwa Squid Game ikunzwe muri iyi minsi. Akaba ari filime yo muri Korea cyane kabisa, inyura kuri Netflix yitwa Squid Game cyane kabisa. Baje bakubitsemo imyambaro yabo saa 4:45 zibura umunota umwe nibwo Bruce Melody yize ku rubyiniro yakirwa neza cyane. Yahere ku ndirimbo ze za kera zirimo Tubivemo, Inkovu, Indorerwamo, Nujya Uhinduka, Ndakwanga, Uzandabure. Yashimiwe n'abantu benshi cyane kabisa. Yakurikijeho indirimbo Ntundize yasohoye mu mwaka wa 2014, Turaberanye yasohoye mu mwaka wa 2016, You Complete Me yo mu 2016. Yafashije n'abakunzi be kuyiririmba cyane kabisa hariya. Nyuma yo kuririmba indirimbo Hello yakoranye na Phil, yafashe akaruko gato. Aha urubyiniro umusore n'inkumi bacinya akadiho basusurutsa abari aho ngaho cyane kabisa. Yagarutse mu ndirimbo Ikinyafu yakunzwe cyane, maze abari muri Arenas ukwibyina karahava cyane kabisa hariya cyane kabisa. Gusa nanone muri iki gitaramo nkuko ndi kubwira, nta muntu n'umwe wigeze atwika cyangwa se akora show cyangwa se performinga ku rwego nk'urwitwa Neo Bosco cyane kabisa. Neo Bosco niwe muhanzi hariya muri kiriya gitaramo wahagarukije abantu cyane kabisa. Abantu bose bava mu byabo bavuga ati cyo kuri uyu mwana kabisa wallahi. Ikindi nakubwira muri kiriya gitaramo abantu benshi cyatunguwe n'uko Rutambi, umusore witwa Rutambi hariya wari waje nka bonsa ya Neo Bosco, imyenda yari yambaye cyane kabisa, yambaye agakabutura yagaragaza amatuza ye cyane kabisa, hanyuma yambaye n'amasogisi. Iki gitaramo rero cya Bruce Melody akaba ari kimwe mu bitaramo byabaye mu nyuma yuko igihe kirekire abanyarwanda batajya kurya show mu bitaramo bigiye bitandukanye. Reka rero unyemerere n'izi nkuru za showbiz meze kiragadomo nkaho yatse wa mutipe wanyu no top ni kuri Teta TV. Ni channel ngero kuri cyamukwe gitandukanye gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru tugotogure ya buri munsi. Reka mugatero komeze gire byiza muri mara koza ware nawe. Ciao ciao.